ukacica kitajya no gushaka amafaranga. Wabura n'iki amafaranga yabuze umuntu asigaye ajya no guhiga ikiyede akaba yabuze n'ahantu yagikura. Kandi Beneri gikora n'ayandi. Amafaranga yarabuze kandi na Beneri amafaranga isigaye yajyana mu birombe twirirwa ducukura za gasegere. Kabuze no gufata isuka. Utanabasha no guhinga santimetero imwe. Munakumamiya iyo kugutigitira ubugari no kugusongera rugo. Ubundi abantu nkamwe nimwe bwe dukwiye kujyana mu birombe tukaza tubacukuramo za gasegere cyangwa tukavamo amata mu munakanga. Umuntu byaye cyane kimeze nkaho ubu ngubu batekereza ko nuko nakwibyariye nako kaze njye kuguza wa mutipe utuye hano inyuma amafaranga none nze gusanga wowe utanacana imbabura ugize ngo reka nze ngutange Bites toraguri amakurusi Kirazire duan chantiwa. Oh no. ushaka ikisi So abresha n'umusozi wa Kalisimu kamenya ibyo ngiye kukubwira. Ariko nanjye ndi umugome. Urarushye n'umukubitiye iki. Ayeleo ibosio. Nikosha ufite passport mu gutanga iki Buriya se kare agashimu kubise karakuba. Ahubwo papa agiye kukuguza amafaranga. agiye kuza kunduza amafaranga se nayo yarandi matari yanyishe Wibeshe ya Mungu. Ajya amazi arenzeho mu. ugize ngo kandanga mfite 2000 Akireze ku muntu. Bombo clan. Shikarete cyangwa bo. kariya kana Daniel Chris wamukubitwa n'inkuba soka ngaho meza amafaranga yanjye yose nagubikije uko bizi amafaranga yanjye yose ndashaka soka ngaho yamba wowe utewe n'ibiki bibaho mani bibaho nyine umuntu yahopa yavuga ibigambo byinshi gusa nyine naje kubuza basi wankubije nk'akademi ugize ngo Demi sangane muri bank hari ufite hano yamaye umurezi ugure bombo cyashikaye ugize ngo kubura nta kintu mubona mwe wapisha amafaranga yarabuze ubu ngubu ngiye nsigaye nimiga n'amagambo mvuga nka nayabura kubera wowe wagiye amafaranga yarabuze ko na Benera amafaranga isigaye yajyana mu birombe kandi nirirwa njya gucukura nyine gucukura babyita kwibebeza shawa bani ntabwo ubu nakumamiya ubu ngubu iyo ndi guhiringa Ajya amazi arenzeho umuyaga.